ahangaha ni kwa kundi muba muri abakobwa babiri beza ariko hari igihe kigera nyine mukajya mu kintu nakwita ngo ni uburibwe cyangwa se ubushyuhe. Ni nuko byagendekeye aba bakobwa rero. Aba bakobwa babiri bagendagendaga ahangaha muri ino migina ndetse muri iki gihuru bagenda bavuga bati mwana koko ati kuki nta musore turimo turabona ngo abashe kuba yatunogereza ibintu. Undi nawe akamubwira ati tugende ariko natwe twajya kubyinogereza. Ariko buriya ngo hari ukuntu njye numva ngo abakobwa nabo bagira ute ngo bagakora ibintu nyine ngo bakabyinogereza ngo barangiza bakabirangiza. Ibyo bintu koko nibyo ku bantu mufite amakuru muze kuyama muze kumbwira aho ngo muri komateri nimba koko ibi bintu bishoboka. Ubwo uyu mukobwa yakomeje kugenda abwira mugenzi we ati reko nitunyura no mwinzira ubu nitujye gushaka umusore turebe ko turibuze kuba twamubona. Ati nje rwose ndumva mpfuye ati numva bindangiriyeho nyine ngo umubiri uraryana byatari ngo hamwe umubiri ukurya ngo none uko bakobwa ngo nubwo batabigaragaza akenshi ngo uyu mubiri wakuriye ngo rwose ngo uratungurwa cyane ngo birakurya birenze bimwe n'iby'abasore. Ibyo ngibyo simbizi nimba ari byo. Ubwo bakobwa muri kureba ino video muraza kutubwira ndetse muraza kuba mwadusobanurira nyine ukuntu ibintu bigenda. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi filime wowe yirebe mpaka wigejeje ku musozo uze kwirebera ibintu byaje kuba kuri bano bakobwa babiri nubwo bari kwifuza ngo barashaka umusore waza kuba wabakemurira ibintu cyangwa se ngo barashaka umusore waza kuba nyine wabarangiriza akaba yabasha kuba yabamara ubu buribwe bari bafite. uze kwirebera urebe ibintu bifuzaga ikintu cyaje kuba cyababaho cyangwa se urebe ikintu cyaje kuba cyaba kuri buri mukobwa uwo ari we wese. ubwo ngubwo uyu nguyu yahagaze ahangaha undi ni karimo arasoba nimba arimo arasoba nimba arimo aragira ate ntago mbizi. Gusa uyu nguyu yaramurabo yaramubwira ati mani ati wagurutse tukagenda ati basi nimba tubuze n'uwo musore ko mbizi neza ko turibuze ko twabyikorera ati rero ukaza tukavanga mu iki gihuru atugira n'umuntu ubasha kubaza akagira ute akaba yabasha kuba yadusanga hano ati ngwino hagurukuze tugende cyo kwikemura ibintu byacu. Ati nitubura umusore ati nta mpamvu ati natwe rwose tugomba kuba twagira ute twabyikemurira kandi ndabizi neza yuko tugomba kubikora twazi kubikora neza. Ati basi haguruka akakubwo kitwa Sofia ati Sofia ati haguruka tugende rwose ati hagurukuze tugende ati tujye gukemura ibyacu ubundi tugiye kubirangiza amahoro. Aba bakobwa bagiye gukora iki? Ubwo ngubwo ni ikintu cyitwa ubutinganyi. Jesus Kristo ati iki ni ikintu bita ubutinganyi kuko nta kundi kuntu wambwira ngo abantu babiri bahuje ibitsina bagiye gukora ikindi kintu kijyanye na sex kijyanye no kuba bahuza ibitsina atari ubutinganyi kandi nyine abakobwa bafite nyine ari ubwoko bumwe igitsina ari gore. Ahangaha nta kindi kintu ubwo bakora uretse ubutinganyi. ubundi agira ngo ubwire ngo kurikira aka gafilime akagasojwe paka wagejeje ku musozo. ubwo ngubwo uyu nguyu yaramaze kuba yarangiza gusoba. Akimara gusoba undi aramubwira ati rero ati twatake ati ugomba guca inzira ati nanjye ngacinga iyi ubundi tukajya gushaka iki umusore hasi hejuru tugomba kumubona ati nitumubura ati nta zindi kabiri zihari ati ni kabiri zimeze gutya. hewe uzi ko hari ibisore ubu ngubu byarebye ino video bikavuga ati yabaye ari njyewe nkaza nkakwereka utuntu nikorera. murahari nge ndabazi kandi harimo n'ibiri kundeba sha ndabazi sha n'abashuti banjye murimwo abantu murebye ino video turaziranye papa icyo kintu kireke. ubwo uyu mukobwa yatangiye kugenda yabwira uyu nguyu ati iki kizu nta bantu babamo ati reka twinjiriremo. gusa ngo hari igisore uragira ngo cyazi itabi cyabonye abakobwa batangiye kwinjira muri kiriya kizu. Jesus kirabarabukwa undebere abakobwa uko batangira kwinjira gake gake niko iki gisore nacyo kiri cyamaze kuba cyabarawukwa. ubu ahangaha arimo arabashushanya arimo arabareba akavuga ati iriya nzu uko mbizi neza ko nta kindi kintu kiberamo ati ziriya mboga wajya kuzitotora sha ati ziriya mboga wajya kuzitotora ntabwo ibintu byamuhira ati ndabizi neza ziriya mboga wajya kuzisusura byamuhira kandi zamuryohera neza. ubwo abangaba bari bamaze kuba bakwifatira icyemezo cyo kuza kuba bakwirongora cyangwa se cyo kuba bakwisambanya aricyo kintu abanyarwanda twita ubutinganyi ndetse n'isi yose muri rusange. ubwo abangaba nicyo cyemezo bari bamaze gufata kuko nyine umugabo bari bamaze kuba bamubura ndetse na sheri bari bamaze kuba bamubura aho ko bahitamo kuba bagira ute bajye kwikorera icyo cyemezo. ubwo uyu mugabo yaravuze ati mbega imboga we ati abangaba ntabakurikiye ngo nanjye ngende nsoze biriya bintu ati ntabwo byavamo. igisore nyine wagira ngo kinywera itabi ibiyoga ukuntu mbese nyine ubona ko ari igisore gifite gahunda cyo kuba cyakora ibingibi nyine ni umusore wari wagira ngo
nyine yashatse ibintu by'ubusitari ntabwo mbizi nyine tu amadrede ibiki byose arambara avuga ati gusa aravuga ati iriya kabiri ngomba kuyikurikirana. Abakobwa nabo bari bamaze kuba bakwigira inama yuko baba bavuga bati reka dukurikiranire ibintu hano ngaha muri ino nzu ubundi tubisoze faster, nitumara kuba twabisoza faster ati ibintu biraza kuba byagenda neza. Gusa uyu nguyu yakomeje kugenda areba inyuma kugira ngo arebe ko nta muntu ubuze kuba yababona bagize ute bagiye mu butinganyi. Ni nako yakomeje kugenda agira ute ahengereza gake gake kugira hataba ari umuntu uri kubacunga. Gusa uyu musore nawe yabacunze umunwa wanze ikintuza cye cyanze abantu mwe nari mvuze ibintu bitabaho. Ubwo uyu mukobwa nawe niko yagendaga yinjira gisubira nyuma gake gake areba neza ko nta muntu bigeze ubabona. Gusa uko twabibonye hekurya hari umusore wari ubamiriye nabi wari ubariho yarebaga ibintu bakoraga. Ubwo uyu mukobwa yararangije kuri iki arakinga. Mu gukinga ubwo uyu musore nawe yakomeje kuza kureba icyo abakobwa bagiye gukora ngaha muri ino nzu. Iyi nzu itebamo abantu, hari ukuntu inzu za karitsiye muba muzi ibintu biba biberamo, hari ukuntu muba muzi ibintu biba biberamo cyangwa se muzi ikintu cyatumye inzu itaberwamo ibintu. Buri kimwe cyose wakeneramo ukajya kuba wakirebamo nyine. Ubwo uyu nguyu amaze kwinjiramo nko kwinjira no mu iyi nzu kugira ngo aze kureba ibintu nyine birimo birabera aha ngaha aze kureba. Ubwo uyu musore uko yakazaga kumviriza undebere arimo aragenda begera yumva amajwi gake 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 niko yagize ute yafashe ku rugi. Uyu musore atangiye kugenda afata ku rugi atangira no kuba yashaka kugira bayagira ute aba yarwegamiraho. None namara kuba yarwegamiraho undebere guhengereza reba ishisho ngaho arimo aravuga ati mbiga ibintu nyagasani ati boro yanjye nanjye irahagurutse atangaha rwose nanjye ntabwo nahahereza Jesus. Mu kujya kureba hari umukobwa wagize ute ese akingura urugi. Mu gukingura urugi ubwo nuko byagenze uyu musore nawe yese yinjire he muri wa muryango. Mu gusohoka uyu musore abakobwa baramubwira bati ngwino hano ntabwo ugomba kuba waducika ati niwo muntu twari twabuze ati ni gute twagera ku rwego rwo kuba twagukorera ibintu nk'ibi ngibi kandi warisha ati iyo kabanda Imana yaguhaye yari igwaye ngo uzayimaze iki ati ngwino we ati vuba dukorera umutisha ati turagushaka. Uyu musore akavuga ati ntabwo njye nabiviramo mu mbabarire muri babiri ati ntabwo nabavamo ati ntabwo negeze ndya. Abangaba bakavuga bati n'amafaranga turaza kuba twayaguha wowe ntuze kugira ikibazo n'amafaranga uri buze kuba wayabona ati dowori ati ntuhangayike rwose ati ikintu uri bushaka cyose turaza kuba twaguhereza ati rwose vayo wowe dukorera ibyo uturangiriza. Umusore ati kubagira ngo utya kubarongora atoya rwose ati nta kabaraga mfite ati nta kabaraga mfite rwose ati mubishatse mwandika. Umusore bakamukora bakamubwira ati ntabwo uri butubone. Baravuga ati utaramenya umugore wagize utera bukamivugire gutya utaramenya umugore warese abimenye yahuye na mugenzi we. uwo ngaho uyu musore rero yaragatoye. Itegeko ni ukugira ute ni ukubarongora ni ukubakorera imiti ndetse itegeko ni ukuba yabakorera ibyo abagomba ndetse no kuba yabakorera ibyo bamusabye byose nyine akaza kuba yabahereza akaza kuba yakorera ibintu. Urebe nawe ukurikire urebe wirebere abakobwa b'iki gihe aba basheri bacu dufite aba bakobwa banyu mwabyaye namwe babyeyi nimuze mwirebere ibintu baba barimo ndetse mwirebere ibintu aba bakobwa baba babashe kuba baza kuba bagira ute bakorera abasore hanyuma mwe mwarangiza mukaza mukavuga muti abasore basigaye bagira ute babafata ku ngufu. Uyu nguyu yatangiye kuba yawunyonga rero nimba mubibona neza murabibona ko urugi rwizunguza niko kuri kamera batwereka niko kuri kamera batubwira. Uyu musore mu gikorwa arimo arabakorera ibintu byabo neza nk'uko abakobwa bawe musabye byose arimo arabuzuriza mbese byose nyine arimo arabahereza boro. Ubwo uyu musore rero yarongoye uwa mbere rero mu kurongora uwa mbere uyu musore araza aravuga ati rwose atangaha rwose ndimo ndabona ibintu birakaze mw'abantu mwati nimundeke naza kuba nakigwamo ati ntabwo ngemerwa kuba narya. Ahubwo akavuga ati ariko iki gisore cyabaye gitewe ati wabaye ute. Ubwo uyu musore akavuga ati rwose nta kabaraga mfite ati nta gatege na gake mfite ati ntabwo nabasha kuba nagira ute nabasha kuba nabakora ibintu byanyu ati nimugumane boro zanyu. Abakobwa bakavuga ati ntabwo ugomba kuducika utaturunguye Jesus ati ntabwo byashoboka ngaha ati dukorera wenda buri wese agaturo ati numara kuba dukorera buri wese kamwe kamwe ati ubundi wikomereza inzira zawe ati nta muntu uza kuba wagira ute yagusagarira. Uyu musore aravuga ati rwose ibintu murimo murambwira ati nindamaga ngipfiriyemo ati rwose murimo murabona murajya kunshingura murashobora kuba mwantwara mwebwe ati murabishobora koko ati mbwira ati ntabwo mwabishobora ati nimundeke ko ikintu cyo kubanza naryaraye kurya mu rugo ati nimara kurya ndaza kuba nagaruka ngira ute mbakorera ibintu byanyu nk'uko mwabinsabye
ati mwe nimugire ikibazo. Abakobwa baranga baravuga ati ngwino ubanze udukorere, nuturangiriza ubundi ubona ubwagira ute, ubona ubwakwikomereza. Birangiye umusore n'uwamufashe, birangiye umusore amukoresheje ku ngufu. Ngo niko bimeze nyine. Iyo ugiye kureba itakureba, byo biyagira ute, byo biraza bikakwirebera nyine tu. Kuko nyine uba ugiye kubira bitagushaka, ariko hari igihe bigera nyuma bikagushaka, kandi bikaza bikugira ute, bikaza kuba byaba itegeko yuko ibyo bintu ugira ute ubireba. Uriya musore rero natuze, urwishigishiye ararusoma, natuza rusome nyine nimo n'akabaraga azi kuba yakigwamo. Dore nguwe yarongesha arimo arawubabura kabisa. Uyu musore nawe arimo arakora akazi kose. ubwo ngubwo uyu musore yakubitiye umukobwa wa mbere nta mikino. Umukobwa wa mbere arahunguza. Uyu musore amubwira ati urimo urajyahe, ngwino sha, ngwino hano ngaha rwose. Ati namaze kumva ko ufite amazi kandi amanyashini yose. Ati ngwino hano nkwereke, ngwino nkubabure. Ati none uri muri kujyahe. Ati kuki wirukaze? Ati none kuki uhunze iki, uhunze ubaye iki? Ati ngwino rwose. Ati ndagushaka, vayo vayo we, ngwino. Ati wikwiruka, wibuke ko njye nashatse kwigendera ukagira ute, ukabasha kuba wankurura. Ati ngwino, ati vayo. Uyu mugenzi wawe si ibi ni bike abayeho. Ubu ngubwo nyine uyu musore yari amaze kuba yakubitira iki, uyu mukobwa wa mbere amaze kuba yamuhereza ibye. Uyu mukobwa nawe amaze kuba yakumva yuko uyu musore nyine nta gahunda afite yo kurekura, ndetse uyu musore akomeje, ndetse afite n'imbaraga, uretse ko uyu musore yari yagize yari yatinye. Ubwo agakobwa nako kandi kakabiri karamubwira ati ngwino nanjye unkoreresha. Ati ngwino nanjye umpereze ibyiza. Ati nanjye niyumvire ku byiza ukuntu ibintu bigenda. Ubwo uyu nguyu yaramubwira ati nawe reka nze mbanze nguhereze ibyari byaho sha. Ati n'undi munsi mutazongera kumenyera. Igisore cyaracungaga hanze kugira ngo kirebe ko nyine nta bantu bacometse, hari abantu bita bakavuyo. Ubwo uyu mukobwa nawe asigaye kuvuga ati mbega umusore uzi kurongora we, atankuza ahantu mu buzima bwanjye. Ati ntabwo nzongera kuba nagira uburibwe ngo ntekereze uriya musore. Ati koko ibintu nkoreye rwose byo nakasamutwe n'agahomamunwa. Ataranyemeje harya ngo nta mukobwa bemeza. Ati njye nemeye rwose, ahangaho ndayamanitse pe. Ati ahangaho ndayamanitse. Ati namaze kuba nakwemera rwose. Ati iki ngiki cyo ndacyemeye pe. Ati ndemeye. Ati mbega umusore we. Ati uyu musore ibintu arimo arakora ko biteye ubwoba. Ati uyu nguyu urimo arashoboye, narashoboye we. Ati uriya ugukozamo kabiri ukumva urirutse. Aya ni amagambo uyu mukobwa arimo aravuga, ndetse uyu mukobwa arimo aragenda arirahira uyu musore, avuga ati uyu musore ntabwo abaho. Ati uyu musore rwose we ni icyicanyi. Ati uyu musore ati yawukorera ibintu paka ukazapfa ufite byibagiwe. Ati mu buzima sinzi niba nzongera mbona umusore ubu uzankora ibintu nk'ibi ngibi uyu nguyu yankoreye, kuko uyu nguyu yaranyemeze. Ati kuko uyu nguyu rwose ankora ibintu niteze. Ati rwose ibintu ankoreye, ati rwose aho kugira nishime nkuyemo akababaro, kuko boro yageraga hose. Ati byageraga hose. Akavuga ati kuri uriya mukobwa kuki adataka. Ati bimeze biti kugitse atanatabaza. Ati njye ntabwo yumva ibintu ankoreye. Atarura wenda yarinda nyine yarasanzwe utangaga. Ati niyo mpamvu atari gutaka, ni niyo mpamvu atabashe kuba yahunga uyu musore. Ubwo uyu mukobwa wa kabiri nawe yarasohotse aravuga ati mbega ibintu mboneye hano mu iyi nzu we n'agahomamunwa. Ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Ati iyi nzu rwose nyiboneyemo ibintu ndemeye. Ati ndemeye rwose. Ati ndamaze kuba nabyemera. Uyu musore akavuga ati ati none se kuki muhunga? Ati mufite ikihe kibazo? Ati ni ikihe kibazo mufite? Uyu musore akavuga ati bikari mwe mwanyihamagariye. Ati none kuki mwe mumpunze mbere? Ati nimuze nyine nk'uko mwe mwari munshaka, muze mbakorere ibyanyu mbisoze we. Ati nimuze mbasoreze ngi ubu ngubu none ndikumva ndi mu mavuta, ndikumva mfite talenti. Ati ndumva mfite buri kimwe cyose, imbaraga zanjye zagarutse, impano Imana yanyimpereye ngomba kuyikoresha. Ati nimuze. Ati ndabwira ati nimuze we, welcome back lodging. Ati nimwongere mwinjire. Ati muhawe ukaze na n'ubundi kugaruka. Ati nimuze mbakore ibintu byanyuze. Ati mwebwe nibwo murangije. Ati njye ntago ndangije. Ati namwe kandi uretse kuba murijijisha, namwe ndakeka ko mutarangije. Ati nimuze rero mbakorere ibyanyu. Abakobwa bahise birukira baravuga ati iki gisore rwose ati ntago twagicika. Ati reka. Ati ni ikigome n'icyicanyi. Ati reka twirukire. Ati reka twihungire. Ubwo umusore nawe niko yabarebye aravuga ati mbega abakobwa we. Ati bari banyibesheho buriya bari bazi ko ntari munyakazi. Ati ubu ndi munyakazi. Ati ni iki ngiki nageraga ngo nikorere agafilime kacu k'uyu musore, nako nababwira ngo tugasoreje ahangaha. Ndabakunda cyane, ndaje twikomereze n'izindi filime nk'izi ngizi. Ciao ciao.